reka nkusuhuze ariko nkubaza nti niba ufite gahunda yo gukodesha inzu iyi ngiyi ikaba yagucika iherereye ku Irebero waba unyazwe ziheze. Izi ni za nzu dukunda kwita unfurnished house, ubwo ni ururimi rw'abanyamahanga, ariko iyo ugarutse iwacu mu rurimi rw'ikinyarwanda tubabwira ko ari inzu ukodesha zitarimo ibikoresho. Ni villa house nziza ubona ko yubatse ku buryo buri moderne, ni inzu iryoshye ifite ibyumba 4, dushe na toilette nenye mu nzu, ikagira igikoni, rooftop, salo na salamanje n'ibisanzwe, ikagira n'amanex. Ni inzu nziza nkubonere iri hano ku Irebero. Ubwo ni muri wa mujyo nababwiye uko tugurisha amazu, tugakodesha amazu ndetse tukagurisha n'ibibanza. Ahandi wabisanga ni kuri Kigali Bandiseri Gende Moses, ariko iyo witegereje iyi nzu ukareba n'imbere uko hameze urabona ko imbere ni heza cyane. Ni inzu igiye ifitemo amarido, ikaba ifitemo ama AC yandi atanga umuyaga mu nzu. Urumva ko ari inzu y'insirimu cyane. Ninkubwira igiciro cyayo ntutinde kumpamagara kuri iyo nimero, kubera ko ubwiza bwayo bwo wamaze kububona. Inzu nziza iherereye hano ku Irebero waturamo. Reka mpere hanze mbere ku buryo inzu yacu imeze nkanabigusobanurira. Reka nongere mbasuhuze mbaye kaze kuri Kigali Bandiseri nk'ibisanzwe Gende Moses. Narabibabwiye ko dukodesha amazu, tukagurisha amazu, tukagurisha n'ibibanza. Ubu noneho ndi hano ku Irebero, ikinzanye ni iyi nzu nziza cyane, ni villa house mbazaniye, irimo ikodeshwa ku mafaranga meza cyane, ariko urabona ko yubatse ku buryo buri moderne. Ni inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette enye, ikaba ifite imbaraza nziza cyane, ubona ko finissage yayo ari nziza cyane. Itugeramo imbere uraza kumirwa kuko ni inzu iteguye buri kantu kose. Nkeka ko ibi bikoresho byubatse inzu bishobora kuba ari ibikoresho byaturutse hanze. Kwirebera abantu bose barahakunda, nta muntu utakifuza kuhatura kubera view yaho. Iyo nimero kuri screen yacu utuvugisheho tugufashe kuza wisurira iyi nzu, watwandikira cyangwa ukaduhamagara. Ariko iyi nzu nagushishikariza ko iramutse igucitse waba unyazwe ziheze. Dukomezanye tugende twinjirana nkusobanurira inzu yacu. Izi ni za nzu twita unfurnished house, cyangwa se inzu zitarimo ibikoresho. Ushobora kuba wazana ibikoresho byawe ukazishyiramo. Ahangaha duhura n'urugi rwiza cyane, ubona ko ari urugi rw'urusirimu runoroshye yewe kurusunika, ariko ruratwugururira kwinjira muri parikingi y'imodoka ebyiri ziparitse neza. Ubwo nimba mvuze imodoka ebyiri ni amajipe, niba waba ufite V8 zahaparika. Urabona ko ariko yaba parikingi yaba utuntu twose turi ahangaha ari sawa cyane. Undebere iyi finissage na design y'ikoza hano ku nkuta, urabona ko ari ibintu biryoheye ijisho. Karibu ngwino dukomezanye tugende tubereka. Ahangaha tuhagize dufite entrée ebyiri, dufite ushaka gucanga ugiye mu gikari, ariko ahangaha ndabona ari akajaride bashaka kuzahatera kugira ngo bikomeze bitange ubwiza. Dukomezanye ngwino tugendane twihuse. Ahangaha tuhasanga amasikariye meza cyane ku buryo niba wari wa muntu ukuze kuyurira nta kintu rwose byamwafektaho, ari ibintu byiza cyane. Twagera hano hejuru tuhasanga urubaraza rwiza cyane. Ubu nimba witegereje koko ntago wagakwiriye kuba ukora subscribe kugira ngo dukomezanye. Iyi ni inzu nziza itanahenze, ndaje ndakubwira igiciro cyayo urumirwa. Aho uri buri hose, waba uri hanze, waba uri Canada cyangwa Amerika, cyangwa uri no mu Rwanda warakoze neza, iyi nzu waba uwa mbere. Ahangaha turahasanga urugi rwiza rusunikwa, ubona ko ari urugi rusobanutse. Ibi ni ibikoresho nakubwiye ngo bituruka hanze. Ngwino twinjirane tugende mbereka akantu ko kandi. Iyo tugezemo aha muri salo yayo urabona ko ari ubwiza buhuye no kwisiga. Inzu yacu ko wayibonaga hasi banyerekera no makaro hasi ukuntu ameze, usa nk'ubika kamera ubanyerekere, hanyuma wongere uyubure ubanyerekere itara riri kuregarega hano na design iri kuri parafo yacu ya gipusamo. Ariko ahangaha nimba muri dufiteho za AC nziza z'ama Hisense, zimwe zitanga umuyaga. Ntago bisanzwe ko ushobora kubona inzu irimo ama AC. Ibi ni ibintu by'ibisirimu n'ahandi bani ku Irebero, ni Kibagabaga, ni Nyarutarama, nta handi. Iyi nzu yacu reka nkubwize ukuri, iyi nzu yacu ni amadolari 1000 cyangwa se mu manyarwanda ukazana 1,5 miliyoni ukaba wafata iyi nzu. Urumva ko ifite discount nziza cyane. Reka dukomezanye, ariko ndibaza ko icyo giciro nkubwiye iyi nzu itakagucitse. Ahangaha tugera ku gice ushobora guteramo ameza matoya meza cyane, ukaba ni umwanya wa twakwita nka salamanje, ushobora gushyiramo ameza ukaba wasangira n'abawe. Ahangaha tukagira igikoni cyiza cyane. Mu by'ukuri ni igikoni cyiza, ubona ko yaba ku mabuye ayacyubatse ahangaha ari ku matebo, yaba izi MDF zihakoze n'ahantu hajya mu turahure
yewe wagera no kuri aya matara meza cyane amanitse aha ngaha, uhita ubona ko inzu yacu ni perfect. Iyi nzu yacu, uyu muryango ni ujya ku manegisi nk'inzu y'umukozi, aho gutekera hanze, dushe na tuwarete harafunze, ariko njyewe nuza nzahakwereka. Reka dukomezanye mbereka icyumba cya mbere ari n'iki ngiki mpagazeho. Twinjirane tugendane. Ni icyumba kinini, muraza kwihangana, garde-robe iteyemo hagati, ariko iyo space yose ni nini, wakongeraho n'ino space iri inyuma ya garde-robe. Hano hajyamo igitanda cya 2x2 ndetse kigasagura n'umwanya. Reka duhindukize kamera yacu noneho tubereke rwose ibyiza biri aha ngaha. Aha ngaha turahasanga dushe nziza cyane, ni dushe na tuwarete by'iki cyumba. Njye nakwita ko ari icyumba cy'abashyitsi, ariko urabona ko ari dushe nziza koko, ifite ibikoresho bigiye bisobanutse. Twava aho ngaho, aho tumaze kubona icyumba kimwe cyo hasi, reka dukomezanye twurire ama stairs yacu cyangwa amasikariye meza cyane, ubona ko hari amakaro meza cyane byoroshye kuyurira. Hanyuma dukomeze tujyane ku nzu yo hejuru. Ubwo ngubwo naho tujye gusanga ibindi byumba bibiri. Ikindi cya kane turaza kugisanga hejuru hahera ku mwisho kuri rooftop. Twazamutse rero, aho tuzamutse amasikariye yacu meza. Aha ngaha tugeze ku gice cya kabiri, aho tugiye gusanga ibyumba bibiri, dushe na tuwarete ebyiri, tukajyana n'agasaro gatoya ka simple. Ariko hindukiza, hano harafunze, urufunguzo ntabwo narubonye, ariko aha ngaha ni ahantu hakujyana kuri rooftop kugira ngo murayibona. Naho ushaka kuba wakoresha rooftop udakoresheje iyo hejuru, kuko kuri chambre principale naho hariyo rooftop. Dukomezanye, hindukiza kamera, dukomeze. Aha ngaha tuzamutse duhura na saro. Ni agasaro ka kabiri, kamwe ushobora gushyiramo intebe abana bashobora kuba bakiniramo mu gihe udashaka ko bakinira mu ntebe zo hasi muri main living room. Ubu ngubu hano tukaba tuhafite n'urubaraza runini cyane, ubona ko narwo ari urubaraza ushaka kwicaraho mu gihe warambiwe kwicara muri ino saro ya kabiri. Hagaragara hariya, umwindukirize kamera, iyo ukubise amaso aha ngaha ukareba ubwiza bw'ano masikariye n'ibi birahuri, ndetse ukareba amarangi asize iyi nzu na parafo. Iyi nzu urabona ko amarido bateyemo inkoni, n'amarido bazashyiramo, harimo amayesi. We ni ukuzana imyenda n'ibitanda n'intebe gusa, ugahita witurira muri iyi nzu nziza cyane. Dukomezanye, iki ni igice cya kabiri ndi kubereka kiri kuri iyi nzu yacu. Aha ngaha iyo tuhageze tuhasanga akabati k'inkweto. Aha ngaha tugiye kubereka ibyumba bibiri, ubwo harimo icy'umwana niba ufite abana babiri, icyumba kimwe cy'umwana n'ikindi cya kabiri. Ariko aha naho bashobora gukoresha babika inkweto zabo. Dukomeze twihuta rwose. Iyo tukigera aha ngaha tuhasanga garde-robe. Ni garde-robe nini yisanzuye. Twakwinjira aha ngaha twasanga icyumba kinini, harimo matara y'umuzamu, ariko nta kibazo. Urabona ko ari icyumba cyisanzuye kandi kinini cyane. Ushobora no kwibeshya ukavuga ati iyi ni master bedroom, ntabwo ariyo, ni icyumba kindi cy'abana. Wahindukiza kamera, aha ngaha tuhasanga dushe na tuwarete binini cyane byisanzuye, hariho bya birahure, ubona ko ari ibirahure byiza cyane. Ukahagira buri kantu kose kari aha ngaha, nakubwiye ko ari sawa cyane. Twakomeje, iyo tuvuye muri kiriya cyumba, nakubwiye ko ari icyumba cy'abana, twinjira mu kindi cyumba nacyo cy'abana, gifite hano urubaraza rwiza, kikagiramo na garde-robe nziza nayo nini ihagije. Ubona ko ari garde-robe nziza, kandi icyumba cyacu cyajyamo igitanda cya 2x2 kikanasagura umwanya. Aha ngaha turahasanga dushe na tuwarete nziza cyane, ubona ko ari ibintu byiza cyane by'ibisirimu utasanga ahandi. Yaba ino lavabo nziza, miruwari ihari, ibyo na kamera bagerekera hano. Ahantu usanga shawa yo kogeramo na cya kirahure cyiza cyane gituma amazi adataruka ngo aze hanze. Reka tuzamukane hejuru. Ngira ngo nta gushidikanya tugeze ku cyiciro cyo hejuru, aho tugiye gusanga master bedroom cyangwa chambre principale bitewe n'ururimi ukoresha. Ndakwibutsa ko iyi nzu iri gukodeshwa
hano ku Irebero ifite ibyumba 4 dushe na toilette enye, $1000. Reka dukomezanye. Channel yacu ni Kigali Band Seri. Giye nkaba ndi Moses ari ngiri kubagezaho amakuru y'ino nzu. Urabona ko inzira ijya kuri chambre principale ni inzira isanzuye nziza cyane. Twakinjira aha ngaha ndagira ngo banze mbereke dushe na toilette ntahagazemo. Urabona ko tuvuye muri dushe na toilette nziza cyane, irimo shower, ikabamo jacuzzi yo kuryamamo, ikajyaho ukarabira uhagaze, ikajyamo na mira nziza, buri kantu kose ubonyemo ni original. Aha ngaha duhingukira ku kabati k'inkweto. Ubwo twatangiye kujya muri chambre principale mu by'ukuri bakurikiranye. Aha ngaha naho wasiga inkweto ukajya muri dushe, hanyuma wakomeza uvuye muri iyo dushe ugahita uhura n'utubati twiza cyane kandi duhagije, ubona ko ari twinshi mu by'ukuri. Inzu yacu ntabwo ihenze, tebuka iyi nzu nutinda urasanga abandi bazi ibyo ku Irebero bamaze kuyifata. Aha ngaha tuhafite aka rooftop ushobora gukoresha kari kuri kote y'aha ngaha, ariko reka duhindukize kamera tunakomezanye tujyane mu cyumba nyirizina. Ni icyumba cyiza cyane, icyumba cya nyiri rugo. Burya hari uburyo ukireba ukabona gitandukanye ibindi byumba. Hagarara muri iranguni hanyuma ubanyerekere iki cyumba babasha kubona ubugari bwacyo. Ni icyumba kigari cyane, uhere ku makaro uzamura ubanyerekeye purafo nziza. Iyi ni design ijyanye n'umutwe w'igitanda, urebye amatara ariho n'ukuntu biteguye. Iyi nzu ndabisubiramo ni $1000 nyamuneka. Nusanga bayifashe nzagufasha cyo kuza nkushakira indi, ariko aha ngaha turafite AC. Dufite AC muri salon, tukajyana na AC aha ngaha muri chambre principale. Ubu ni umuyaga mwiza cyane ugomba gukurura wibereye hano hantu. Aha ngaha mpafite urubaraza rwiza cyane, ni nk'aka rooftop nako. Ni ahantu heza cyane, ubona ko ari urubaraza runini rwisanzuye ushobora kwicaranaho n'uwawe muvuye muri chambre principale mukaba mwaba mumeze neza. Reka mbone no kugushimira wowe twabanye, nkwifuriza amahoro y'Imana ndetse nkwifuriza na weekend nziza, kubera yuko twabyiyemeje kubagerera kuri kote zose zitandukanye. Iyi ni inzu $1000 nakuzaniye, ariko ejo ushobora gusura channel yanjye wahagera ugasanga mfite inzu ya $800, ugasanga mfite inzu ya miliyoni, yewe no kugeza ku $5000. Izo nzu zifite, ariko wageze kuri Kigali Band Send ukagera udakoze subscribe, mu by'ukuri ni ibintu biba biteye agahinda, kuko ku buryo iyo nshyizeho ikintu nawe uhita ubona notification, waba ugura, waba ukodesha, waba ugurisha. Ushobora no kuba ufite imari ugurisha cyangwa unakodesha inzu, waduhamagara kuri iyo nimero tukaza. Twebwe icyo tugufasha ni ukwishyira ku isoko, ukabona abakiriya nawe ukaduhemba neza mu by'ukuri. Reka mbashimire rero, amahoro y'Imana agomeza abane namwe kandi ndabashimiye.